Turabasoje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemere mbabwire ko ACP Boniface Rutikanga yavuze ko yarakaye bikomeye cyane bitewe n'abashaka kugira iki gihugu icy'ubwambuzi n'ubwomanzi yewe n'uburaya. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko igiye gukurikirana imyitwarire idahwitse ibera ahantu hahurira abantu benshi nko ku mbuga nkoranyambaga zirimo TikTok ndetse bakora ibitaramo byo kwidagadura bizwi nka house party. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabitangaje kuwa gatandatu tariki ya 8 Kanama 2026 igihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanaga abantu 16 bafatiwe mu bikorwa byo gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge, barimo n'abafite inganda zikora inzoga z'ibyuma. Umuvugizi wa polisi ACP Boniface Rutikanga yavuze ko usibye guca inzoga z'ibyuma, polisi yanahagurukiye imyitwarire y'ubwomanzi irimo uburaya n'ibindi byangiza urubyiruko. Ati ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi, tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga TikTok live, turabakurikirana ibyo bakora tubabona. Akomeza ati bantu bafite inzu bakodesha ngo barakoreramo house party hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu uzaba wabaretse bakinjira na nyir'inzu bazabigenderamo. Ntabwo tuzemera abantu batwawe n'ubwomanzi, batwawe n'ikintu cyitwa gutwika uwo mwanda. Ntabwo tushaka iryo co, ntabwo turishaka ko iyo myifatire iza mu gihugu cyacu, ntabwo rwose iyo mico ikenewe muri uru Rwanda. ACP Boniface Rutikanga kandi anavuga ko nka polisi batazemera ko urubyiruko rwakangirika babibona kandi hari icyo bagakwiye gukora. Ati abavuga ngo mu Rwanda ntihoroshye bazajye bajya aho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, ariko twe hano ntabwo dushobora kubyemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro buhoro, ejo tukazagira igihugu gifite abantu b'ibisenzegeri gusa. Ntabwo bizakunda. Uburenganzira bw'abantu bugira aho buhera n'aho bugarukira. Polisi ivuga ko n'abakora ibiganiro kuri TikTok batukana bitwaje ko ari ibyamamare nabo batazihanganirwa. Mu Rwanda umuntu wese ukora igikorwa cyo kwiyandarika cyangwa gukora ibiterasoni mu ruhame ahanwa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iyo urukiko rumuhamije icyo cyaha ahabwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ariko kitarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.